ijuru. Bavandimwe dusangiye gutegereza umwami wacu Yesu Kristo uri bugufi kugaruka, mfashe uyu mwanya kugira ngo njye namwe dufatanyirize hamwe gusangira ijambo ry'Imana, gusangira amagambo y'Imana. Nifuje ko tuganira ku kintu gikomeye kirebana cyane n'amahame twizera nk'abigishwa ba Bibiliya, aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ikomeye cyane ivuga ngo kwitegura no kubahiriza isabato. Kwitegura no kubahiriza isabato. Hari impamvu ikomeye iba itumye Imana yemera ko iki cyigisho gitambuka mu matwi yawe, ntubiherereze ku bandi, ahubwo kigusuzume, cyinjire hirya muri wowe, kigenzura ibyo wibwira n'ibyo ugambirira, kandi kubwo gufashwa n'Imana tuze kwigiriraho umugisha wo gukora icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Nibwo buryo bwonyine Imana ikoresha ishyira ikimenyetso ku bantu bayo. Cyane ko iyo sabato tugiye kwiga uburyo bwo kuyitegura ndetse no kuyubahiriza, ijambo ry'Imana rivuga ryeruye ko ari ikimenyetso cyayo. Kandi mu minsi y'imperuka abazahonoka ibyago 7 by'imperuka ni abantu bazaba bafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga rwabo. Reka dusenge. Muremyi w'ijuru n'isi, Imana idukunda, waduhishuriye byinshi mu ijambo ryawe. Ni urwandiko rw'inzira rutwereka ibyapa byose bituyobora nk'abagenzi mu nzira igana mu ijuru. Igishobora gutuma cyose duteshuka iyo nzira urakitwereka ukoresheje ijambo ryawe, ukazinduka ukohereza intumwa kugira ngo ubwoko bwawe butarimbuka buzize kubura ubwenge. Tugushimiye ayo mahirwe waduhaye Mana. Reka rero ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, Umwuka Wera avugane n'ibitekerezo bya buri wese, abane natwe, atwigishe, adushoboze no gufata ibyemezo bikomeye ku buzima bwacu bw'ahazaza. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Kwitegura ndetse no kubahiriza isabato. Bibiliya igaragaza isabato nk'umunsi wa karindwi nk'ikintu cyabayeho mbere y'uko n'icyaha kibaho mu isi, kuko mu gitabo cy'Itangiriro igice cya 2 hagaragaza ko Imana yaremye ibintu byose mu minsi 6, ariko ku wa karindwi Imana ikarorera ikaruhuka. Ni amagambo abigishwa ba Bibiliya bamenyereye, aho ku murongo wa mbere w'igice cya 2 cy'Itangiriro havuga ngo ijuru n'isi n'ibirimo byinshi byose birangira kuremwa. Ku munsi wa karindwi Imana irangiza imirimo yakoze, iruhuka ku munsi wa karindwi imirimo yayo yose yakoze. Imana iha umugisha umunsi wa karindwi, iraweza, kuko ari wo Imana yaruhukiyemo imirimo yakoze yose. Ahangaha ni mbere y'uko icyaha kibaho, bikuraho urujijo ku bantu bamwe wenda batemera isabato, kandi ivugwa na Bibiliya, ariko ugasanga bemera undi munsi ibyanditswe byera bitemera kuko washyizweho n'abantu. Ariko kenshi bagiye bavuga yuko isabato yari iy'Abayuda. Ahangaha rero muri iri somo dusomye, Abayuda bari batarabaho. Rero niba isabato yarabayeho mbere y'uko icyaha kibaho, ibyo bisobanuye ko isabato inganya ubukuru n'isi ubwayo. Niyo mpamvu mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 aho dusoma ibyerekeranye n'uburyo Imana yabwiye Abisirayeli amategeko yayo 10, muri ayo mategeko harimo n'itegeko ry'isabato. Itegeko rya 4
riri ku murongo wa 8, aho Imana yavuze ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Ntabwo Imana yabibabwiye nk'ikintu gishya, kuko ikoresheje ijambo ryitwa kwibuka, ibuka. Muri make yari yarahozeho, kandi tuzirikane ko ahangaha mu gihe Imana igiye kubwira abantu amategeko yayo inabasaba kuyubahiriza, hari ikibanza kubakorera. Imana ivuga aya magambo yose iti, ubwo ni ku murongo wa 1, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. Ntabwo amategeko y'Imana yayababwiriye muri Egiputa mu bubata bw'ibyaha, oya, ahubwo yarabanje bakura muri Egiputa, irangije basaba kubahiriza amategeko yayo harimo n'isabato. Niyo mpamvu rero ahangaha muri iri somo turi kubona ahangaha ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, harimo ikintu gikomeye cyane. Riragaragaza yuko isabato atari ubwa mbere yari ibwiwe Abisirayeli, kuko Imana irababwiye ngo wibuke kweza umunsi w'isabato. Mu kweza umunsi w'isabato rero harimo n'uburyo yitegurwa. Ahangaha cyane cyane tugiye kurebana n'Abadivantiste b'umunsi wa 7 uko isabato ikwiriye kwezwa. Benshi bavukiye mu miryango y'Abadivantiste umunsi wa 7 bisanga bubahiriza umunsi w'isabato mu buryo runaka, ariko kenshi bimaze kugaragara yuko hari amakosa akorwa yo kunyuranya n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Niyo mpamvu uyu mwanya buri wese aba agiye guhabwa amahirwe kugira ngo yisuzume hifashishijwe ijambo ry'Imana. Murongo wa 9, mu minsi 6 ujye ukora, aba ari ikoreramo imirimo yawe yose. Mu itegeko ry'isabato harimo n'iryo gukora, bishatse kuvuga yuko uruhuka ni uwakoze. Mu minsi 6 ugomba gukora, uwa 7 ukaruhuka. Kudakora rero, kudakora mu minsi 6 nabyo ni icyaha. Ushobora kuvuga uti nta kazi mfite, ariko ushobora kutagira akazi kaguhemba amafaranga, ariko ukaba ufite ibindi bintu ukora, kuko amaboko adakora Satani yashakira umurimo. Uko ni ukuri kw'ibyanditswe byera. Rero muri iryo jambo ngo mu minsi 6 ujye ukora, udakora burya nawe aba yica isabato. Aba ari ikoreramo imirimo yawe yose, ubucuruzi, kwiga, business iyo ukora iyo ari yo yose, guteka, kumesa, imirimo yo mu rugo yose, gukora amasuku, koza ibyombo, bya bindi byose byitwa imirimo. Ariko wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Niko itegeko ry'Imana rivuze. Ntukagire umurimo wose uwukoraho. Biratangaje kubona abantu twitwa ko turi Abadivantiste umunsi wa 7 twubahiriza isabato, ujya kubona ukabona isabato yatangiye, kandi ubwo isabato itangira kuwa nyuma izuba rirenze, cyangwa se aho twita vendredi, izuba rirenze. Ntabwo ari saa 12 nk'uko abantu benshi babitekereza, oya, izuba rigenze gute? Rirenze. Ugasanga nibwo abantu batangiye guteka, nibwo abantu bari kuva guhaha. Yewe hari n'abantu bajya gutangira isabato bafite ibyo kurya, bari butahe bagateka, kandi uwo ngo bari kubahiriza isabato. Muri kubeshya rwose. Bibiliya iravuze ngo ntimukagire umurimo wose uwukoraho, yaba wowe ubwawe, cyangwa umuhungu wawe, cyangwa umukobwa wawe, cyangwa umugaragu wawe, cyangwa umuja wawe, cyangwa itungo ryawe, cyangwa umunyamahanga wawe uri iwanyu. Muri ayo magambo yose nsomye, ntabwo byemewe kuvuga ngo waruhutse ku isabato ugakoresha ku munsi w'isabato. Ni icyaha. Icyo gihamya ndaza kukibasomera mu gitabo cyitwa Ivugabutumwa. Rero Imana irasaba ubwoko bwayo guhagarara neza mu murongo w'Imana ibasaba, batagira ikintu bakora kuri icyo kintu, kuri uwo munsi witwa umunsi w'isabato. Imana yavuze ko mu minsi 3 tugomba gukora, ibyo ni itegeko, ariko wa 7 tugomba kuruhuka, kandi n'umugaragu n'umuja akaruhuka. Mwari muzi ko hari abantu benshi mu Badivantiste b'umunsi wa 7 ndetse wavuga b'imbere bajya gusenga ku munsi w'isabato, cyangwa baza no gutangira isabato, ariko abakozi babo mu rugo bagasigara bakora imirimo, bagasigara bakoropa, bagasigara bateka, bagasigara batera ipasi,
mutaza kugira ngo ibyo bintu ni ibintu ndi gutekereza, kuko abadivantiste benshi yaba wavukiye mu itorero cyangwa se uwarijemo akuze nk'uko natwe twarijemo turi bakuru, baba barize igitabo cyitwa ibyigisho bya Bibiliya. Ntabwo ari amigisho aya ngaya twiga buri munsi y'ishuri ryo ku isabato, oya, ibyigisho bya Bibiliya. Icyo gitabo kirahari, ni igitabo cyiza cyane cyigishirizwamo abitegura kubatizwa ndetse n'ababatijwe vuba. Abenshi icyo gitabo barakizi. Muri cyo twigishijwemo uko isabato yitegurwa. Twabonyemo yuko isabato igomba gutangira ibyo kurya byamaze gutekwa, kuko ntabwo guteka ku isabato byemewe, sibyo? Twabonye yuko igomba gutangira inkweto zatewe umuti, siraje, izihanagurwa zahanaguwe, imyenda yatewe ipasi. Bavandimwe, uyu ni umuburo ukomeye cyane kuri buri muntu wese uvuga yuko yubahiriza isabato. Nibitaba ibyo, marayika ushyiraho ikimenyetso cy'Imana azatambuka ku bantu, nubwo bavuga yuko bubahiriza isabato, ariko mu ijuru ntago bemewe rwose. Kandi igikomeye ni uko twakemerwa mu ijuru, bityo ibyo dukora byose bikaba bihawe umugisha n'Imana. Bavandimwe, isabato turi kuvuga ni ikimenyetso cy'Imana hagati yayo n'ubwoko bwayo. Mbese niba uvuga yuko uri umwe mu bagize ubwoko bw'Imana, kuki utayubahiriza? Aya masomo kenshi tuyakoresha iyo turimo tubwira abantu ukuri kwerekeye isabato, tubabwira ko ari ikimenyetso hagati yayo n'ubwoko bwayo. Ariko ntabwo tuyigaruraho ngo mbese ni gute isabato ihinduka ikimenyetso hagati yayo n'ubwoko bwayo. 31 igitabo cyo Kuva, igice cya 31 umurongo wa 10 na 6. Nuko Abisirayeli baziririza isabato, bajye bayitondera mu bihe byabo byose, ibisezerano ridakuka. Ni isezerano ridakuka bavandimwe. Kandi ahangaha ni naho rugiye gusibanira, kubera ko ijambo ry'Imana mu gitabo cy'intambara ikomeye, icyigisho kivuga ngo umuburo uheruka ndetse n'intambara itutumba, hagaragaza ko intambara iheruka igiye gushingira ku mategeko y'Imana, by'umwihariko itegeko ry'isabato, kuko baranditse ngo isabato izahinduka ikigeragezo gikomeye cyo kumvira. Isabato izahinduka ikigeragezo gikomeye cyo kumvira. Niba uri umudivantiste umunsi wa karindwi uvuga yuko wubahiriza isabato, nyaboneka ita ku kantu kose. Isabato iraremereye ku rwego rwo hejuru, ku buryo n'Abisirayeli, reka mbane nsome 17 mbane gusoma iryo somo, ngo ni ikimenyetso cy'iteka ryose. Iyo bavuze iteka ryose, ni uguhera mu gihe aya magambo yavugwaga ndetse na mbere yaho, kuko twabonye ko isabato yatangiranye n'irema ry'isi, kuzageza iteka ryose, kuko tubona ko no mu ijuru isabato tuzayiruhuka. Ni ikimenyetso cy'iteka ryose hagati yanjye n'Abisirayeli, kuko iminsi 6 ari yo Uwiteka yaremeyemo ijuru n'isi, ku wa karindwi ikarorera ikaruhuka. Reka mbabwire, abantu mu gihe cy'Abisirayeli, Uwiteka yari yatanze itegeko ngo umuntu utubahiriza isabato, uzirura isabato ntakabure kwicwa. Umurongo wa 15, Kuva 31:15. Mu minsi 6 aba ariyo ukoramo, minsi 6 aba arimo imirimo igikorwa, ariko uwa karindwi ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Oya, muri kumva icyo ijambo ry'Imana rivuze? Uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Abantu ku isabato batera ipasi, abantu ku isabato baramesa, abantu ku isabato boza ibyombo, abantu ku isabato barakoropa, abantu ku isabato, reka mbabwire, uyu ni umuburo ukomoka mu ijambo ry'Imana. Mu Bisirayeli hari uwigeze gukora ikosa arihandagaza, Imana iramucyaha, kuko iri tegeko riravuze ngo ntukagire umurimo ukora kuri uwo munsi, ndetse no gucana umuriro ku munsi w'isabato ntago byabaga byemewe. Rero baranditse mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, igitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi,
ku bagifite ibi bya mbere bitari ibya mbere cyane, ni iki ngiki cya 2016 niba mbyibuka neza, iki gisanzwe ntabwo ari bino byasohotse bifite amakava, ni verisiyo ya ryari. Reka ndebe ni copyright cya 958, igitabo cyasohowe na Iniyo yacu, Iniyo y'u Rwanda. Rero mu bakurambere n'abahanuzi, reka nsoma ayo magambo aho banditse ngo mbese abica isabato bakwiriye guterwa amabuye, kuko iri tegeko riravuze ngo ku murongo wa 15 ngo mu minsi 6 aba yukoramo imirimo, ariko wa karindwi ni isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka, uzagira umurimo akora ku munsi w'isabato ntakabure kwicwa. Aha rero tubona yuko hari umugabo wihandagaje ngo bidatinze habaho kwica isabato, paje ya 206. Bidatinze habaho kwica isabato. Itangazo ry'Uwiteka yuko atazaha Abisirayeli umurage wabo ryari ryateye umwuka wo kwigomeka. Umwe mu bantu wari ubabajwe nuko atazagera i Kanani, kandi wari wiyemeje kwerekana yuko asuzugura amategeko y'Imana, arihandagaza yica itegeko rya 4 ku mugaragaro, ubwo yajya gusenya inkwi ku isabato. Igiye gusenya inkwi ku isabato, bavandimwe, gutashya iminsi bamaze mu butayu, gucana ku isabato byari bibujijwe. Iryo tegeko ryo kubuzanya gucana ku isabato ntiryajyaga gukomezwa no muri Kanani, keretse mu butayu aho umuriro utari ukenewe gushyushya. Aha rero bazanyemo indi ngingo, mbese ku isabato gushyushya biremewe? Birashoboka bitewe n'imiterere y'aho umuntu atuye, ariko ibi bintu ntabwo biha umuntu uburenganzira bwo kuvuga ngo arateka icyayi. Kuko reka mbabwire, umuntu wese mu ijuru bitegereza ikintu kigiye gutera umuntu gukora icyo akoze, kandi mu ijuru Imana niyo mucamanza. Utaza kumva ngo gushyushya biremewe ukibwira ko igihe cyose ugomba kumva ko ugomba gucana kugira ngo ushyushye. Aha naho kwitondera, kuko ibyo bihamya byinshi birahari byerekana n'iryari umuntu aba yemerewe gushyushya ku isabato. Nguko kwari ukwica itegeko rya 4 ku bushake kandi bigambiriwe, icyo kikitwa icyaha cy'icyitumano. Mose ajyana urwo rubanza imbere y'Uwiteka, maze abwirwa uko bigomba kugenda. Kubara 15:35, uwo muntu ntaburi kwicwa. Iteraniro ryose rimwicisha amabuye inyuma y'aho baganditse. Baranditse ngo ibyaha byo gutuka Imana no kwica isabato ku bushake byahanwaga kimwe, kuko byombi kwari ukurwanya ubutegetsi bw'Imana. Muri kumva uburyo bavandimwe turwanya ubutegetsi bw'Imana? Benshi banga isabato ngo ni y'Abayuda, bavuga yuko niba igomba kubahirizwa uyishe akwiriye guhabwa igihano cy'urupfu. Ariko gutuka Imana byahanirwaga kimwe no kwica isabato. Ubu ngubu niyo Imana itanira kwica amategeko yayo ikoresheje ibihano by'akanya gato, mu rubanza ruheruka urupfu nirwo ruzahanishwa abica amategeko yayo yera. Ushobora kubona biriya byose twavuze haruguru, utera ipasi, ukoropa, witekera ku munsi w'isabato cyangwa se yanatangiye, uteka icyayi, utuma abana kujya guhaha n'ibindi byinshi, ukagira ngo nta rubanza rw'Imana rukuriho. Ariko reka nkubwira, aho baranditse ngo ubu ngubu niyo Imana itahanira kwica amategeko yayo ikoresheje ibihano by'akanya gato nk'uko byagendaga mu Bisirayeli, mu rubanza ruheruka urupfu nirwo ruzahanishwa abica amategeko yayo yera. Mu gihe cy'imyaka 40 yose mu butayu, igitangaza cya manu cyahoraga cyibutsa abantu isabato uko icyumweru gitashye, kuko murabizi ko manu yagwaga mu minsi 6, kandi watoraguraga manu idahwanye n'iby'uwo munsi akaraza, byaraboraga, cyabaga ari ikimenyetso cy'uko atumvira Imana. Ariko ku munsi wo kwitegura isabato, vendredi,
Imana yatanga itegeko yuko abatoragura bagomba gutoragura inshuro ebyiri kandi ntago byaboraga kuko n'Imana yabivuze. Ibyo rero nabyo bigaragaza uburyo isabato ikomeye cyane mu maso y'Uwiteka. Uribaza impamvu babitorera ku wa gatandatu ariko ntibibore? Ibiryo byo ku munsi w'isabato biba byahawe umugisha n'Imana rwose. Mu gihe cy'imyaka 40 yose mu butayu, igitangaza cya manu cyahoraga cyibutsa abantu isabato uko icyumweru gitashye. Nyamara Imana ivugira mu muhanuzi wayo iti, n'amasabato yanjye barayaziruye cyane. Ezekiel 20:13 kugeza 24. Kandi iyo ni imwe mu mpamvu ibarwa kuba yaratumye abantu abakuru muri icyo gihe babuzwa kujya mu gihugu cy'isezerano. Muri kumva ikintu cyagiye gituma abakuru babuzwa kujya mu gihugu cy'isezerano? Baranditse ngo uhereye ku nkombe y'inyanja itukura aho bari banezerewe cyane ukageza ku gituro cyo mu butayu cyasoje imibereho yo kuzerera mu butayu, ngiyi imibereho y'abantu ibihumbi byinshi bari barahagurukanye mu Egiputa ibyiringiro bikomeye cyane. Icyaha cyari cyabakuye igikombe cy'imigisha ku minwa yabo. Mbese ababayeho nyuma ntibyababereye akabarore? Byagombye kutubera akabarore bavandimwe, ko kuturindira gukora nk'uko Abisirayeli bakoze, kuko tubonye nk'uyu muvandimwe wagiye akajya gutoragura inkwi ku isabato. Icyo cyitwa icyaha cyo kwihandagaza. Mose ajyana urubanza rw'imbere y'Uwiteka. Uwiteka abwira Mose ko umuntu akwiriye kujyanwa hanze y'ingando agaterwa amabuye. Kandi nubwo urwo rubanza uyu munsi rudahita ruza ku bantu banavuga yuko bahiriza isabato ntibicwe ako kanya, ariko tubonye yuko mu rubanza rw'Imana igihano cy'urupfu aricyo kizahembwa abantu bose bagiye basuzugura amategeko y'Imana yera. Bavandimwe, uyu nguyu wari umuburo rwose. Imana iba yifuza yuko tuba abantu bayo, abantu basobanukiwe neza n'agaciro k'amategeko y'Imana. Murumva umurongo Imana iba yifuza ko duhagararaho? Mwari muzi ko no gukoresha umuntu uwo kuvuga ngo waruhutse isabato, waje mu materaniro cyangwa se wayiruhutse mu bundi buryo, uri mu bihe byo gusenga, ariko hari umuntu ukoresha usa nk'ufiteho ububasha ukibereye mu mirimo. Ibi bintu ndi kubivuga kuko ni ijambo ry'Imana ribibuzanye. Yaba umugaragu wawe ntacyo agomba gukora kuri uwo munsi, ntacyo rwose. Ahangaha noneho baratwihanangirije muri ubu buryo. Batubujije gufatanya ibikorwa bibyara inyungu n'abatubahiriza isabato. Hakenewe ubugorozi ku byerekeye isabato muri twe, abavuga ko twubahiriza umunsi wera w'ikiruhuko Imana yatanze. Hari bamwe baganira ku byerekeye akazi n'ubucuruzi bwabo kandi bagakora igenamigambi ku munsi w'isabato. Bene ibi Imana ibifata kimwe nuko bahugiye mu mirimo y'ubucuruzi ifatika. Aho ni mu gitabo cy'ivugabutumwa page 191. Hari n'abandi bamenye neza ibihamya bya Bibiliya byerekana ko umunsi wa karindwi ari isabato, maze bakinjira mu mikoranire n'abantu batubahiriza umunsi wera w'Imana. Umuntu uruhuka isabato ntakwiriye kwemerera abantu akoresha kandi ahemba amafaranga ye ko bakora ku munsi w'isabato. Ubwo n'abakozi bo mu rugo rega baba barimo, na hahandi ku ishansiye. Niba kubera inyungu ararikiye, aramutse yemeye ko imirimo ibyara inyungu afitemo imigabane ikomeza gukora ku munsi w'isabato, n'uwo bafatanyije ariko utari umwizera, uwo witwa umwizera aba ahuje icyaha n'utizera. Kubw'ibyo uwo mwizera afite inshingano yo gucana umubano na mugenzi we, kabone n'ubwo yahomba byinshi bitewe no gufata icyo cyemezo.
abantu bashobora gutekereza ko batashobora kumvira Imana, ariko kuyisuzugura byo ntibyabananira. Abantu batagira icyo bitaho mu kubahiriza isabato kwabo bazahura n'igihombo gikomeye. Ubu rero muvandimwe, Imana ishimwe cyane kuko ibiteguye aya magambo kugira ngo ikurinde guhura n'igihombo gikomeye. Ni Imana ibivuze, ntabwo ari njyewe, ni ijambo ry'Imana mu ivugabutumwa paje 191. Niyo mpamvu mu gihe turebana ibigendanye n'iyi ngingo cyangwa se n'uburyo tugomba kuruhuka no kubahiriza isabato, dukwiriye kuzirikana yuko tutazabura imigisha, tutazahombywa nuko turi kubahiriza umunsi w'isabato. Ntabwo kuruhuka isabato rwose bizateza abantu inzara na gatoya. Ubwo ni ku gitabo cy'ivugabutumwa n'ubundi paje 187. Nta muntu ukwiriye kugira ubwoba kuko kuruhuka isabato y'ukuri bizamuteza kwicwa n'inzara. Ntabwo rwose izo mpungenge zikwiriye kubaho. Aya masezerano yose dusanga nko muri Yesaya 58:11 kugeza 12, Imigani 7:2, Yesaya 58:14. Ayo masezerano yose ni igisubizo gihagije ku bantu bose bafite inzitwazo zose umuntu yahimba kugira ngo yange kubahiriza isabato. Hari abantu benshi no mu batari abadivantisite umunsi wa karindwi bagiye babwirwa ibyerekeye isabato rwose bigatsinda imitima yabo, ariko yareba akazi agiye kubura, yareba ibyashara biboneka muri weekend akavuga ati hoya, akavuga ati nabahonte, akananirwa kwiringira Imana. Baranditse ngo nubwo na nyuma yo gutangira gukurikiza amategeko y'Imana byasa naho bidashobokera umuntu gufasha umuryango we, nimureke umuntu wese ushidikanya amenye ko Imana yasezeranye kwita ku bantu bose bumvira amategeko yayo. Imana arabisezeranye ko izatwitaho. Amen rwose. Bisaba abantu b'intwari kwiyemeza gukurikiza amategeko y'Uwiteka. Bisaba ubutwari muvandimwe, bisaba ubutwari, bisaba gutwarana. Mumenye ko isabato yitegurwa mu minsi 6. Niko twabisomye. Guhera ku munsi wa mbere handi twita ku cyumweru dimanche, dukwiye gutangira kwitegura isabato kugira ngo byibuze no kwa nyuma hazagere tugikumbuye cyane. Umunsi umwe umuntu urwanya ukuri yavuze ko abantu bafite ubwenge buke gusa b'abapfapfa kandi b'injiji ari bo bafata icyemezo cyo kuva mu matorero yabo bakajya kuruhuka umunsi wa karindwi ari wo sabato. Ariko umubwiriza butumwa wari warakiriye ukuri yaramusubije ati, niba utekereza ko abafata icyo cyemezo ari abafite ubwenge buke, ngaho nawe bigerageze. Gutera intambwe ukajya mu ruhande rutabarizwamo rubanda nyamwinshi bisaba ubutwari, bigasaba kudakebakeba, bigasaba gufata icyemezo kandi ukagikomeraho, bigasaba kwihangana no guhora ku mavi usenga. Paje 187 mu gitabo cy'ivugabutumwa. No guhora ku mavi ugenza gute? No guhora ku mavi usenga. Turashimira Imana cyane kuko dufite amahirwe yo gusanga Kristo nk'uko abakene bababaraga nabo bamusanze mu rusengero. Amen rwose. Imana ihabwa icyubahiro. Rero nshuti yanjye, ntabwo ukwiriye guhagarika umutima no kuvuga ngo nzabahonte. Ubu hari abadivantisite benshi cyane bakora ku isabato pe rwose. Niba utarimo urahirwa, ariko niba utanarimo ugenzure niba nta n'imishinga ukora ku isabato. Ese isabato ifite uburemere bungana iki muri wowe? Wibuke yuko nicyo kimenyetso hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Nicyo kimenyetso hagati yayo rwose n'ubwoko bwayo. Ibi bintu ntibize kukurakaza, ibi bintu ntibize guteza impaka mu mutima wawe, ahubwo usobanukirwe neza n'intege nke zawe kandi wikubite ku birenge bya Yesu. Arakubabarira kandi aguha imbaraga. Ndagira ngo nkubwize ukuri, ikigeragezo kiraha imbere gikomeye cyane cyerekeranye icyitwa isabato y'ikinyoma y'ubupapa ndetse n'isabato y'ukuri ariyo ivugwa n'ijambo ry'Imana nk'umunsi wa karindwi. Niho rugiye guhinanira.
niryo rizaba ishungura riheruka rigaragaza niba umuntu yarahisemo Imana cyangwa atarayihisemo. Mu ntambara ikomeye paje 426 iyi ntoya baranditse ngo ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje. Ni itegeko ry'icyumweru. Inteko nini y'abantu bwabo bivugiraga yuko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Kandi ubutumwa bwa marayika wa gatatu ni ubutumwa bw'isabato burimo. Kuko ubutumwa bwa marayika wa gatatu mu Byahishuwe 14 umurongo wa 9 haravuga ngo umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwa ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa mu kiganza. Inyamaswa ni ubupapa, igishushanyo ni ukwihuza kw'amadini, akifashisha imbaraga za leta kugira ngo ahatire abatuye isi amategeko anyuranyije n'amategeko y'Imana, mu gihe ikimenyetso cy'inyamaswa ari isabato y'ubupapa, isabato y'ikinyoma, icyumweru. Ndagira ngo babwire ngo ubwo uwo mugari uteye ubwoba uzaba wegereje baranditse ngo inteko nini y'abantu bwabo bavuga ko bizeye ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri. Akaba abasha kumva ibintu nk'ibi ngibi, umukozi we agakomeza agakora isabato yatangiye. Ugasanga isabato itangiye umuntu agihirimbana mu mbabura muri za gaze, ugasanga umuntu ntiyateye ipasi, nta kintu na kimwe kiri ku murongo. Ubundi isabato yagombye gusanga abantu batuje bari kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana, zaba izerekeye isabato ndetse n'iziri buze gutuma abantu basabana n'Imana. Abo bishobokera bagiye ku rusengero, abo bitakundiye bari mu miryango yabo barimo basabana n'Imana, ibyo kurya byashyizwe ku ruhande. Ibyo kandi ku isabato ubundi hari ibintu byinshi twagombye kwiga. Ku isabato ngo nibwo ababyeyi bagomba gutegura amafunguro meza abana babo bakunda kugira ngo byibuze uwo munsi abana bajye bawukumbura. Ikindi, nibwo abana bakwiriye gutegurirwa imyenda myiza, ya yindi bakunda batambara mu yindi minsi, kuko abana bato bakunda kwambara neza. Uwo munsi bagombye gutegurirwa iyo myenda kugira ngo byibuze abana bajye bavuga bati ku isabato bizagera ryari kugira ngo twambare ya myenda. Abana bagakumbura umunsi w'isabato. Babyeyi, ni bangahe bahagaze neza muri uwo murongo ku bigendanye n'iyo ngingo? Imana iraturarikira kugira ivugurura. Uwitwa Nehemiya, mu gitabo cya Nehemiya, reka tuhasome. Yagize ifuhe rikomeye cyane ubwo yazaga agasanga abantu baziruye isabato, kandi reka mbabwire hari ivugurura ryabayeho. Nehemiya igice cya 13 ahanditse ngo abantu basuzugura isabato ku murongo wa 15. Muri iyo minsi mbona i Buyuda abantu bengera mu mivure ku isabato, abantu benga pe. Kandi aba bantu Abayuda bagereranya Abadivantisite umunsi wa karindwi ko bari ubwoko bw'Imana, kandi no muri iyi minsi y'imperuka Abadivantisite umunsi wa karindwi turi ubwoko bw'Imana. N'abandi bazana imiba bakayikoreza indogobe zabo, kandi itegeko twabonye ryo mu Kuva 20 ryayibuzanyije. Mbona na vino n'inzabibu n'imbuto z'imitini n'imitwaro y'uburyo bwose bazanaga muri Yerusalemu ku isabato. Ngaho nawe unyumvire. Nabaye umugabo wo kubashinja ku munsi baguriyeho ibyo kurya, kandi hari abagabo b'Itiro bazanaga amafi n'ibintu by'uburyo bwose bakagura n'Abayuda ku isabato muri Yerusalemu. Nuko ntonganya imfura zo mu Bayuda ndababaza nti, ni iki cyabateye gukora icyaha gisa gityo mugasuzuguza umunsi w'isabato? Twabonye ibintu byinshi tutemerewe. Ese basogokuruza banyu si uko babigenje bigatuma Imana yacu ituzanaho ibi byago no kuri uyu murwa? None namwe mugiye kongerera Abisirayeli uburakari muzira gusuzugura isabato. Nuko ku munsi ubanziriza isabato bugorobye, ntegeka yuko inzugi n'amarembo y'i Yerusalemu bikingwa, kandi ko zidakingurwa kugeza aho isabato ishirira, maze nshyira bamwe mu bagaragu banjye ku marembo kugira ngo hatagira umutwaro wose binjiza ku munsi w'isabato. Amen. Ese ubwo iryo ryitwa ivugurura ryarihije mu gihe cy'Abayuda, mu gihe cya Nehemiya? Yego rwose. Bavandimwe, reka Imana iduha ivugurura. Reka Imana iduha ivugurura rwose. Abantu bakwiriye kutwitegereza bakamenya ko turi Abadivantisite umunsi wa karindwi. Isabato ntabwo ikwiriye gutangira tukiri guhuzagurika. Imyenda, ibyo kurya,
ibintu byose bigomba kuba byashyizwe mu mwanya wabyo, amasuku yarakozwe, buri kantu kose karitaweho. Ikintu gikwiriye gukorwa gusa ari ukuba imbere y'Imana, ari ugusabana nayo, ari ukugirana nayo umushyikirano wimbitse, tukajya mu nzu y'Imana kandi tuzindutse, kuko bimwe mu bintu bituma abantu bakererwa ku munsi w'isabato ni uko abantu baba batariteguye isabato mu minsi 6. Ugasanga umuntu abateranira atangira saa 2 ariko we yiyizira saa 3, saa 4. Ukumva yuko ibyo bintu ntacyo bitwaye. Ndagira ngo nkubwire ngo ntago binezeza Imana. Ngiye gusubikira ku magambo akomeye. Impamvu mbyise gusubika nuko igihe cyose abantu bariho bazakomeza kwiga, ariko reka mbabwire, abantu batari kwezwa uyu munsi binyuze mu kumvira ukuri k'ubutumwa bwa marayika wa 3 harimo n'isabato ngo bayubahirize neza kandi bahagarare mu murongo w'Imana ibasaba, bazashungurwa. Ngo abazaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri bazava kukejo, maze bifatanye n'abarwanya isabato y'Imana, bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ndagira ngo nkubwire ngo niba warimenyereje ko ku isabato ari wo munsi wo gukora ibyo wishakiye, Bibiliya ivuga ngo nuhindukira ntukandagire isabato. Yesaya, iryo somo ryo reka mbanze ndisome. Yesaya 58 murongo wa 13. Nuhindukira ntukandagire isabato, ukanga gukora ibyo wishakiye ku munsi wanjye wera. Ku munsi w'isabato n'ibinyamakuru bivuga ku by'isi bikwiriye gushyirwa kure kugira ngo n'umwana adatamba akagifata. Ukanga gukora ibyo ushakiye ku munsi wanjye wera, ahubwo ukita isabato umunsi w'umunezero, umunsi wera w'Uwiteka, ukawita uw'icyubahiro, ukawubaha. Ntubikigenge, ntiwishakire ibyo kwinezeza, ntiwivugire ibyo ushaka ubwawe. Nuko uzishimira Uwiteka, nanjye nzaguha kurambagira mu mpinga z'igihugu, kandi nzagutungisha gakondo ya sokuruza Yakobo. Akanga k'Uwiteka niho kabivuze. Imana ihabwa icyubahiro. Hari umugisha usezeranirwa abantu ngo bahindukira ntibakandagire isabato, bakawita umunsi w'umunezero, ntibivugire ibyo bishakira kuri uwo munsi, ntibahinduke ibyigenge. Reka nkubwire, ntugire ikintu na kimwe uza kurwanya, kuko nirinze kuvuga amagambo yanjye. Aha rero mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze kuri paji ya 68 haranditse ngo bakundwa. Urumva ko Imana iratwita bakundwa. Imana iradukunda, niyo mpamvu ikeneye ko habaho ivugurura. Nshuti yanjye, wowe iragukunda, niyo mpamvu iravuga ngo abo nkunda bose ndabacyaha nk'abana ibihano. Reka mbabwire, nidutimenyereza kubahiriza isabato nk'uko itegeko ry'Imana ribivuga, itegeko ry'icyumweru rizashyirwaho, kandi twe tuzisanga turi mu murongo w'abarwanya isabato, twarahoze tuvuga yuko ariyo twemera. Ibyo ngibyo kubyumva uyu munsi byakugora, ariko niba udafashe icyemezo gifatika cy'uburyo ugomba kubahiriza isabato no kuyitegura, cy'uburyo utagomba kwifatanya n'abantu musangiye imishinga ibyara inyungu ariko batubahiriza isabato bakajya bakora, we ngo uri mu rusengero, twabonye ko muba mufatanyije icyaha. Ariko Imana iracyatwita bakundwa. Bakundwa bene data na bashiki bacu, mureke amategeko y'Imana n'ibihamya Yesu Kristo bikomeze kuba mu ntekerezo zanyu, kandi mubireke bitwikira ibitekerezo by'isi n'ibihagarika imitima byayo. Mwaba muryamye n'igihe mubyutse, mureke ibyo aba ari byo mutekerezaho, mubeho kandi mukora iteka muzirikana kugaruka k'Umwana w'umuntu. Igihe cyo gushyirwaho ikimenyetso ni kigufi cyane kandi kigiye kurangira. Ikimenyetso cy'Imana ni ikihe? Ni isabato. Mu minsi y'imperuka ikintu kigomba kugaragaza ubwoko bw'Imana ni isabato, niyo igomba kubutandukanya, niyo igomba gutandukanya abumvira Imana n'abatayumvira. None wowe barashaka icyitwa kubahiriza isabato, uraburi gukoresha abantu bikagera saa 11 bagikomeje kwikorera ibitiyo. Kandi reka mbabwire, cyangwa se bagikomeje imirimo yabo, bagikoreje ugikomeza kubatuma. Kandi ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ubundi abantu bahiriza isabato ku wa nyuma vendredi saa 7, ngo bari bakwiriye kurekura abakozi babo bakajya kwitegura isabato nabo. Icyo ni icyigisho, kandi Imana yaravuze ngo ndabahamiriza neza ko utazahura n'igihombo ngo nuko arekuye abantu saa 7.
ibyo bintu hari umuntu wavuga ati ibyo bintu se nabyo biranditse. Iyi biranditse rwose, ntabwo byose twabisoma, ariko Bibiliya umwuka wanuzuze saa 7 ni inama Imana itanze, kandi burya inama y'Imana iba ari n'itegeko, ariko ugasanga umuntu saa 11 aracyari gukoresha abantu. Ese abantu bazamenya agaciro k'isabato gute? Question mark, ikibazo. Rero aha ngaha baravuze ngo mubeho kandi mukora iteka muzirikana kugaruka k'Umwana w'umuntu. Igihe cyo gushyirwaho ikimenyetso ni kigufi cyane, kandi kigiye kurangira vuba bidatinze. Ibyo bizirikane muvandimwe. Ubwo abamarayika bane bagifashe imiyaga ine, iki nicyo gihe cyo guhamya ihamagarwa no gutoranywa kwacu. Aha niho rero nashakaga yuko utekerezaho. Igihe tubayemo ni igihe cyo guhamya ihamagarwa no gutoranywa kwacu. Mureke twiyegurire Imana, duhitemo kubahiriza amategeko yayo. Benshi bagiye bashyirwa imitego imbere yuko nibakomeza kubahiriza isabato bazabura akazi. Byagiye bibaho rwose, bityo abantu benshi bagwa mu mutego wo gukomeza gukora ku munsi w'isabato, bagakora amasaha wenda amwe makeya, 1 cyangwa 2. Ariko reka mbabwire, nimureke twiyegurire Imana, kandi nituzirikana yuko ari itubeshejeho, tuzazirikana ko icyo yavuze cyose inyuma yacu haba hihishe umugisha. Imana idushoboze kubaho tuyibereye abambasaderi beza. Imana idushoboze kubaho duhuje n'ubushake bwayo. Tumenye kubahiriza isabato, kuyitegura icyo bisobanuye, kandi ndakubwiza ukuri ko icyo gihe tuzaronka imigisha y'Imana yasezeranye kuri uyu munsi w'isabato. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu, umwuka wanyu, umugingo n'umubiri birarindwe, bitazabaho umugayo umwami wacu Yesu Kristo azagaruka. Imana ibiduhera ubuntu, nibyo mbasabiye, nanjye ngisabira mu izina rya Yesu. Amen. Dusenge. Urakoze nanone mwami utanga ubugingo, tugushimiye ko duhuguye ukoresheje ijambo ryawe. Mana, dukeneye impinduka z'ukuri zizanwa nk'umusaruro wo kumvira icyo ijambo ryawe rivuga. Uhe umugisha buri mwana wawe wese uteze amatwi iki cyigisho, kandi umushoboze no gufata ibyemezo bikomeye, nibitaba ibyo tuzashungurwa. Ubwo bitubwiye rero nuko witeguye no kuduha imbaraga zabidushoboza, kuko twebwe ntabwo twabyishoboza. Twizeye ko ugiye kubiduhera ubuntu mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Uyu munsi wa karindwi turuhukiramo, uradutera kuramya Data wo mu ijuru. Nimutyo turamya Uhoraho